burya ngo ngifuni bagarira ubushuti ngo nakarenge eka bose tuzamura ubushuti ebana undi ngomba kukugabira reba ebana ndakugabiye Sakabaka, Empire number 1. Acha bana we, tuzajya tuzinywa ebana uriya musore aragura rwose nta mpamvu nanjye ngomba kugira ikintu mukorera nawe akishima ariko dore akakoko akabyeri mu gifu utaha twasinze ngomba kugira ikintu nanjye mukorera akishima kuko ndabaragura ebana ngomba kukimukorera sibu ndakurikira oya ngomba kugishaka ntabwo ngomba kubinure ntabwo ngomba kubinure rwose kandi ibyari imikino biravamo ibindi nanamumenyesha njye ngiye kumugabira rwose umugabo ahita abona ko nanjye ariko sha mu Ruhengeri nariye umugabo uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha ukazira iwacu ahubwo se kidacamura bimeze bite ni sawa aya umeze neza ariko sha umva kariya gacupa wanguriye kanejeje ebana kanejeje kabisa kanejeje kariya gacupa kanejeje mu kanya rwose ebana nta kintu utakora ku bwanjye ubundi iki nicyo bita ubushuti iki nicyo bita ubushuti oya ka gacupa wanguriye rwose ngiye kanshimishije ni nayo mpamvu nanjye ngomba kukugabira nkareba nkagushakira akantu keza ukishima nanjye ngomba kugushimisha nk'uko nanjye washimishije ngomba kugushimisha nk'uko nanjye washimishije oya se kukugurira agacupa gusa yego nakwenda akagura nzanakagure n'ikindi gihe n'undi munsi n'indi minsi ariko njyewe nyine bitewe n'ukuntu byanyuze ku mutima umva ngiye kukugabira ebana umva twishimane twubake ubushuti burenga aho bwari buri bujye ku rundi rwego oya ngomba kukugabira wowe witone berega ari siripuri bundi se bundi kugabira wagize ngo ko ari ubushuti bisaba ngo iki ngiki hari n'igihe abantu bagabirana umuntu mwese mugabira indege nafite mugabira inzu se ya etaje nafite nyine ndakugabira ikijyanye n'ubushobozi bwanjye inka data turashize none kandi aya nta kibazo wenda kugabira sinangombwa inka ushobora no kukugabira ikindi kitari inka ariko ni inka mwana wanjye ntabwo reka ntabwo byaburana kabisa oya ngomba kukugabira utegura ikirori vuba nze nkugabire rwose ebana oya ni ikirori rwose ugomba kugitegura ebana tukaza tukanywa ubundi nkakugabira ebana imbere y'abantu bose babireba izo tariki muri ayo masaha rwose ngomba kugushakira ikigabiro cyawe ukagifata ushaka umushumba rwose uzajya ihiragira ubwo ushaka wawe unahira dako butagoye se subiza umuco nyarwanda
nice kabisa reka nanjye mba ngira utuntu mbe nkora ubwo izo tariki nyine tuzajya tubikurikira. Uyu munsi sibwo wahitugabira ibirori urumva byapfa guhita biza gutyo kuko nizo tariki nyine nizo tariki nakubwiye urumva ariko nawe umenya wagira ngo nari nkanguye wakanguka. Oya wibwahira ubu ushaka umushumba zabo ziragira icyo gihe nikigera izo tariki tuzabikora. Oya izo arizo zose bana izo arizo zose havuyemo no munsi niho wategura icyumweru gitaha. Ntacyo reka tubigira uko nguko ditayari rwose nzatamuka. Shaka kabisa ubu nese ubundi turarara tudahuriye mu kabari uyu munsi n'ubundi biri burangire n'ubundi nongeye nanjye nje nkakugurira rwose ebana twubaka ubushuti tuneze. Inka data turashize none kandi ibyari imikino riravamo ibindi. Undi shuti niyo ariko sha muri bushaka umushumba nabundi se yewe akanguriye ejo sinzi ndabona nakamazemo ndaza icyaka kiranyishe. Kabisa ubwo reka nze mbanza njya gushaka icyarire nzishakire n'ibyo zirya ndahita kwamwe yajya waruvuna bataka ebana kumva ndaje muzane rwose ntabwo nawibagira sawa. Yo niyo we cyagiye kubungira hehe ndakiruka nubwo kitaranahirana niyo ayibanye y'abashumba b'ikigezi niyo we niyo yagiye kubungira hehe Jesus. Inka data turashize none kandi ibyari imikino riravamo ibindi. Wewe ugati bw'umuka hazi ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuya ni Kigali naho mbona umeze nkazo waje bakakogosha ukasubira iwanyu uzajya ubona mu kibuga nzakwishyura cyo tuzajya yamwishyura ahubwo itegura babashyitsi baraza muzere ko ari bube hari imiwe Don't want peace. I want problem. Aha. Ubiri hafi no kuza. Inka data turashize none kandi ibyari imikino riravamo ibindi. Ahora rinjye ndahita marika pe.
ariko dore ushaka dore dore guhengeri uje kugitanga ko bari gutanga uburyo Ndebe. bwo kogosha abantu bo muri kayitsi rero ukabuya kumutera ni Kigali nkaba mbona umeze nkazo nabona waje gutumiye bakakogosha na n'umukozi nari nataranamuzana ntabwo yiza kubwira ni watwerereye ubundi bigwe ni wumva urwagwa ruvuga ibibazo bakaza kuvuga hari igitego ufite kikuneka ko nzi ko abantu bafunze ubimenye gute bose ntabwo nagenda izo nzoga natazinyweye hari izo wazanye zira nawe ngo aho ngo ngiye soka ya kubumurira ntabwo wazimwe ujyamo umufashe umusakuza mu ahubwo ngaruka nawe bicaho aho niba kuvuga n'icare hasi wowe wicara ku ntebe sinagutumiye nta kintu kizongera kuzanira uze kugira ibyaha Don't want peace. I want problem. n'amazi y'urubene yagiye akoze ndahari uje kumwibikira abavumyi muri ino karitsiye sinzi ukuntu baterwa abantu ntabwo bajya menya ko ahantu hahiye urwagwa ubwo abantu aha arabashyitsi mukomere ugiye kufite icanga icanga umukobwa waje mumenye no mumenye bite n'umukobwa wawe umukobwa mwiza uyu ni umuvandimwe wawe se bose ntabwo mvuga n'uwo muntu mwese inka data turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibindi mbese yicaye hano mu rwego rwe bwose ndaje kuvuga ariko ushaka uruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha nkaba mbona umeze nkazo waje bakakogosha ukasubira iwacu bana mwiwe dore mwiwe mwiwe n'abana none aka n'agasozi none ko tuzabana harangaje ariko bose nari nta n'ibyo nawe nzi urwagwa ruhari ntabwo wari utarukoreye ntabwo wari umusaza konyokera kuruma nawe konyokera igenda nta kibazo I want problem. genda wacyanga ngo ntabwo gishobora dore ndiruka n'umwe hakaza undi namwe yewe reba kurunga abavumyi b'iki kintu none ushaka bose ndabona ibintu binakomeye kuko ujya nta n'ikintu ndi bubone urataza kubona naba nawe bose n'abakiriya bahisha ko hari igihari ariko urase ibyo kuko inka data turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibindi ahubwo urugo rw'abakene ntabwo rwaburirwa ubwo bakiri aho wari utusha ubukene ahubwo se muzane amazi ariko ushaka ubwo uraza kumva iki kigo ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ukabuya ni Kigali oya ave winterura mwana ave winterura imenya ko ni mugufi ariko bose sha mumwe nkeya ndashaka gutaha nandika umunani sha naka kaje kuvumbara dore umuntu wanjye se umuntu wanjye mwamwakiriye dore nazanye ruvuna abataka nazanye ruvuna oya hafi uyu ni umuntu wanjye oya ntago ari umuntu wanjye ntago ari umukobwira kubona ko twatamiye yego nubwo ndi uruzingo yego nanjye ntabwo ndi imifuka bizaza Don't want peace. I want problem. akira fone yawe bose kabisa uri kumva iki ni igiki rwose reka ntirakira abashyitsi bakanda he none se
kuburengera ntabwo none se kiriya kintu ni telefone ko mbonye ari miruwari inka data turashize none kandi ibyari iki kintu do ndebera ubu yaje kumbaza rubona bataka uburyo bwo kogosha ingagi gira vuba tuzima rwose ngabire ana tumva turazimwa humura Don't want peace. I want problems. Aha. rero riri inga yawe bwa n'umukozi nuko rero biba bigenze gutyo nuko ebana ubu ngubu inka data turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibintu icyaka nuko banza tukibyato abantu b'abagabo kora ngashana kuri umuntu w'umugabo rwose n'umugabo wambereye inshuti nziza uri kumva oya n'ubushuti kako ndashaka rero ko twubaka inshuti ndashaka ko waje bakakogosha ukazirwa ibintu urimo n'ibiki ntabwo turatangira kwica icyaha wafashe byeri urimo urashaka ariko koza abashitsi yunda yawe ubundi uzayishyira akusuko nawe dore umuntu kuri wa ngunda wo nuko rata boss uri inshuti nziza wambere inshuti nziza nawe ati umuntu w'inshuti mwaretse tukabanza tukigira mbere yo kwica icyaha okay jewe uranze rero muri mubiki nakwitonze nuko rero ubu baye inshuti nziza turavuga ati nawe kumyica kanga turavuga ati turavuga ati rero n'umuntu w'umugabo imbere yo kwica icyaha nizo ntabwo dukenera rwose nuko rero nk'umuntu w'umugabo nawe yavuga ati rero ndakuzi gusomera ku gacupa ndavuga ati umuntu w'umugabo so kwida kwisomera ku gacupa rero ubwo nabataka rwose ugomba kuza hano ariko burya ni umuco nyarwanda rwose ntiwange wangire mbona abataka rwose ntabwo yanga inka data turashize none kandi ibyari imikino biravamo ibintu urwego rwose mugabire ewana mugabire rwose ewana niwo muca twigishije rwose ko tugomba kugabirana ubu koko mbishyira reba ahantu biba byitsinze ajya kurya akavuga akata byose aguruka mbere ntabwo tukireho umuntu w'imbere n'ijana byose tubyiborere iki ni ikigaragaza nuko rero ubu ngubu tugiye kuzamura urwego rw'ubucuti bwacu tugiye kugenda twica akanyota uri kumva kandi tumanura akavumbi kandi n'uburi kw'Imana Imana
bigende neza tugirane ebana twubake ubucuti Don't want peace. ibintu bigende neza Problem. nitumara kunywa rero turafata n'akavumbi tumara kukamanura n'igikoresho turagenda dukorera byose noneho ubu ngubu twatangira ayi barayijyanye ikintu nagikoresha Aha. utabisubira iwanyu ariko ikintu aduhaye azana imbere wagira ngo niyo yindi yo mu matobo undi watumye kuvoma n'ikindi agiye kuvoma iki ngiki aho bavuga umushumba na Ah, inka data turashizemo kandi byari imikino biravamo ibindi. n'akantu k'ibyo cyumva niba Ariko yahise shaka uruhengeri uvuga ko kuba ugiye ari kugena n'akazi gutanga ubaye uburyo bwo bose nari bizayorora izi nka waje bakakomborera ukazira iwacu. worora ibyo nguhe mbangana nzajya mpa 50 kuko nta mata ifite se ngo nzayanywa nzajya nguha 30 ku kintu n'imbwa ntiyakiriye rwose yakirya no kuri agahinda ntaganira igihe ugatwara nyine ibyo nanyorore kuyitwara kubarira ubu tuzajya umwemba ngo njya nyorora Welcome, Kuri Sakabaka Empire.